Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze kuri Ndika Gospel TV. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mukurikira ibiganiro byiza binyura hano kuri Ndika Gospel TV n'amasengesho atandukanye. Mbibutsa ko tugira ibihe byiza byo gusenga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa 12 muri morning prayer. Muhawe ikaze rero. Niba ari rya mbere ubanye natwe, ndagusaba kugira ngo kande kuri subscribe kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro n'ijambo ry'Imana. Twongeye kugaruka n'umukozi w'Imana Efta Salvatore. Amen. Tuguhaye ikaze Salvatore. Yes, murakoze cyane. Ndizera ko benshi Salvatore muramuzi, tujya dukwana ibiganiro. Uyu munsi twabazaniye topic nziza cyane ireba abantu bo muri stages zose, abantu bakuru, urubyiruko, abapapa, abamama. Tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ni gute wakwirinda kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kizengereje abantu benshi muri iyi si. Abantu benshi bari guhangana nabo nacyo. Hari abashaka kukireka bikanga, hari ababigize umwuga bakabikora nk'akazi, bakemera bakavuga ngo aka n'akazi kazadutunga. Ariko Bibiliya iratwereka ko dukwiriye kutaba mu buzima bw'ubusambanyi. Rero tugiye kuganira ese ni gute twakwirinda icyaha cy'ubusambanyi. Ubane natwe, dukurikire, ugenane natwe. Nuza kugira ikibazo uze kwandika muri commentaire, turaza kugusubiza, cyangwa se twandikire kuri iyo nimero iraho kugira ngo twese tugende dufashanya. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye mwiza wo kuganira n'ubwoko bwawe. Turi hano kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe, duhindure kuba ibikoresho byawe. Abadukurikiye bose bahabwe umugisha, kandi ijambo ryawe rihindure ubuzima bwacu. Urakoze kugiye kubana natwe kandi ugiye kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Salvatore, ni gute twakwirinda ubusambanyi? Nagira ngo udusobanurire, tugendane. Turaza gusoma n'ibyanditswe, ariko wenda n'abantu babanzi bakumveho gato icyaha cy'ubusambanyi twakirinda gute, ni biki twakora, ese tubigenze gute ko kizengereje abantu benshi muri iyi si koko. Murakoze mwebwe mudukurikiye. Imana ibaho umugisha. Ntangire mbasabira umugisha w'Imana. Amen. Kubera rwose murawukwiye, mwahisemo neza, mufata umwanya wanyu mukurikirana ijambo ry'Imana. Bivuze ngo mufite inzara n'inyota byo kugira ngo mumenye icyo Imana igambiriye ku buzima bwanyu. Mukozi w'Imana arumbaje ni gute umuntu yakwirinda icyaha cy'ubusambanyi. Yego. Njyewe numva mbere yo kwirinda icyaha cy'ubusambanyi wabanza kwirinda irari ry'ubusambanyi. Irari. Nuvuga ngo irari niryo ribanza. Niryo ribanza. Kandi irari naryo rifite ibintu birikurura. Rifite ibintu bituma urarikira. Hari ibintu bituma umuntu agira irari. Ibyo nibyo bya mbere numva umuntu yakwirinda. Umbajije ni gute umuntu yakwirinda ubusambanyi. Icya mbere nakubwira, duhere ku mpamvu zitera irari ry'ubusambanyi. Ni ukuvuga hari igihe umuntu avuga ngo ndakijijwe ariko akareba amashusho y'urukozasoni. Izo ni zimwe mu mpamvu ziprovoka irari ry'ubusambanyi. Ibiganiro by'ubusambanyi, amashusho y'urukozasoni, ibyo ni bimwe mu biprovoka irari ry'ubusambanyi mu muntu. Hanyuma umuntu yamara kugira irari, noneho irari rikamukwegera muri icyo cyaha rero cy'ubusambanyi. Okay, tukiri aho ngaho ku irari. Okay, irari nibaza ko irari hari uburyo n'umuntu arememwo. Sinzi niba ko twagita irari, kuko umuntu uburyo Imana yaremye umuntu muri we yamusizemo uko gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Sinzi niba ko twagita irari cyangwa se nk'uko wari ubivuze, ahubwo hari irari riterwa n'uko umuntu yarabye ayo mashusho y'urukozasoni, cyangwa se indirimbo zimwe na zimwe yarebye, cyangwa se ibintu nk'ibyo nyine bitandukanye. Ariko ubundi hari irari umuntu
afite, sinzi niba nagitira sinzi niba uri kubyumva deja wabivuze neza. Uvuga ngo ni ugushaka, ngo Imana yaturemanye gushaka. Gushaka ubwo ubushake rero gushaka no kurarikirana ibintu bibiri bitandukanye. None se twabitandukanya gute? Kuko urumva niba umuntu muri we Imana yaramuremanye iyo nyota yo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina, twabitandukanya gute n'irari? Okay, irari nuko iyo nyota igukoresheje icyaha. Iyo nyota mbese ikarenga management, ikarenga urwego rwo kwimanaginga. Urumva iyo nyota ikagera igihe na cyagihe utari wabona uwo muryamana ngo musambane, irarikira. Urumva ikifuza. Ukumva ko igitumye gusa udasambana ari uko utabonye niba ndi bubyitanga n'amahirwe simbizi. So irari rero ni igihe umuntu agambiriye gukora ikintu kandi ikintu ni icyaha urabizi, ariko ukumva urakigambiriye kugikora byanga byakunda, mbese ku buryo ujijwe no kugikora ku buryo utabonye ayo mahirwe yo kugikora. Musore kuvuga nyine kubyita amahirwe. Ariko ubusambanyi, impamvu ya mbere tugomba kubwirinda nuko Imana itwereka ko ari ikintu yanga. Ijambo ry'Imana itwereka neza mu buryo buri clear yuko ubusambanyi ni ikintu Imana yanga. So iyo ni impamvu ya mbere natwe tugomba kubyanga. Kuko niba Imana ikubwiye ngo iki ndacyanga, niba ukunda Imana ugomba nawe kwanga iki Imana yanga, ukumvira Imana. So impamvu nyamukuru ya mbere, twazana izindi mpamvu abantu basobanura ngo urumva icyambere ijambo ry'Imana ngo mwirinde ubusambanyi, point, ntimugasambane. Yes, hari n'icyanditswe kiri muri Timoteyo wa kabiri, I think igice cya kabiri. Reka turisomeho gatonya twihuta. Ndagira ngo abantu mudukurikiye rwose, ibi bintu ni ibintu dukwiriye gushyiraho umutima, kuko ubusambanyi muri iyi si bwagwiriye cyane. Ndibaza namwe mugenda mubireba hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga. Ubusambanyi buri kugenda buzamuka. Rero dukwiriye kubyirinda, kuko Imana rwose ntabwo inezerewe nuko abantu bakomeza kuba muri ubwo buzima. Bibiliya iravuga muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2:22 ngo nuko uhunge irari rya gisore. Urumva handi nahera nuko irari rya gisore, irari niryo rya nyirabayaza. So ugomba kumanaginga rero ubuzima bwawe, gukontrola. Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yawe, njyewe Yobu narasezeranye n'amaso yanjye ko ntazifuza umugore. Urumva? So ni ugukora isezerano, ni ugukora kwiyemeza ko mu mutima, ukavuga ngo njyewe niba Imana yanga iki kintu nanjye ngiye kucyanga. Mbere yuko ukigwanya banza wiyemeze muri wowe. Ni kwiyemeza. Banza wiyemeze. Kubera ko abantu tubona bose bagiye batsinda iki cyaha cy'ubusambanyi mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, bari baragize iyo sezerano mu mutima. Baravuga ngo ndagambiriye. Yenda tubaza kubisoma, ariko Yosefu yari yaragambiriye ko ataziyandurisha iyo cyaha. Kuko Bibiliya avuga ngo yaravuze ngo nakora nahemukira Imana ku rwego rungana gutya ngo nkora iki cyaha n'ibintu byose Imana yangiriye. Kuvuga yabonye ibintu Imana ikoze, aravuga ngo njyewe Yosefu ndagambiriye sinzasamba. Ni ukuvuga abantu benshi impamvu urumva bazana ibintu by'impamvu ngo urumva ngo ntiwamenya ngo nshobora ngo kugwa mu bishuko. Mbere yuko uzana izo mpamvu banza wiyemeze uvuge ngo sinzasamba. Yego, uravuze akantu keza. Ubundi nta muntu abyuka mu gitondo, urumva, nta muntu abyuka mu gitondo ngo yisange ngo yaguye mu busambanyi. Buriya ubusambanyi ni urugendo umuntu akora. Dushatse umuntu warutanze urugero rwa Yosefu, urebye Yosefu ukuntu byamugendekeye, niko n'abantu benshi bigenda mu buzima busanzwe. Reka urebe ukuntu Yosefu byamugendekeye, uraza gusanga abantu benshi baguye mu busambanyi. Niba nawe udukurikiye uraza gusanga, niba warigeze kugwa mu busambanyi uraza gusanga ariko byagenze. Ariko Yosefu we araza kubyirinda nyene ntiyabigwamo. Reba Itangiriro igice cya 39, sibyo? Uhere ku murongo wa 7. Bibiliya avuga ngo hanyuma y'ibyo ngo nyirabuja abenguka Yosefu. Urumva ikintu cya mbere cyabaye ni ukuvuga ngo
Yosefu yakunzwe nka nyirabuja, nta ruhara bigizemo, sibyo? Ni nk'uko bigera no mu buzima busanzwe. Umuhungu ashobora gukunda umukobwa cyangwa se umukobwa agakunda umuhungu, umugore ashobora gukunda umugabo cyangwa se umugabo agakunda umugore, nta ruhara abigizemo. Noneho aramubwira ati tujyamane. N'ubundi niko bigenda, abantu babanza bakiyumvanamo bagakundana, noneho bakagera kuri iyo step yo kuvuga ngo tujyamane. Noneho ku murongo w'8 ngo maze ngo ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Ni ukuvuga ngo Yosefu bamusabye ngo asambane, amusabye ngo asambane, yagize yariyangiye. So nawe umuntu nagusaba ngo musambane, ntuzahinde ngo urumva uzamubwire ngo ya. Aha niho bigorera abantu rero, kuvuga ngo ya. Yosefu yariyangiye, arabyanga avuga ati no, ntibikunda. Urumva? Arangije ku murongo wa 10 Bibiliya iravuga ngo akaja abwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire. Iyo umuntu agusabye gusambana ntahagarikiraho, kuko ryararire ryaramaze kuzamuka, akomeza n'ubundi akwinginga. Na Yosefu niko byamugendekeye. Uzasanga no mu buzima bwacu umusore ashobora kukugendaho niba uri umukobwa akakubwira ngo umusambane rimwe ukamwangira, azongera n'ejo, azongera na hirya y'ejo, ariko ikintu wowe ukwiriye gukora ni ugukomeza kubyanga. Niko Yosefu hano byamugendekeye. Ngo Yosefu ngo akabyanga, nyirabuja akamubwira ngo tujyamane, akabyanga. Umurongo wa 11 biravuga ngo bukeye ngo yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo mu nzu barimwo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati tujyamane ku ngufu. Nono byageze abavuga ati nono nuva hano ntabwo uri buncike. Urumva Yosefu amastepu yarenze. Urumva izo step zose. Izi step rero nizo n'abantu buri akenshi bagenda bahora. Hari igihe umukobwa ava mu rugo akajya gusura umusore muri ghetto, kandi arabizi ko umusore amaze igihe amusaba ngo bajyamane bakore icyaha cy'ubusambanyi, ukava mu rugo ubizi neza ko ugiye kureba umusore muri ghetto, amaze iminsi agusaba ngo musambane, none ufashe umwanzuro wo kumwisangira mu rugo. Ushobora kutazagira amahirwe nka Yosefu, kuko Yosefu we yari yamaze kwiyemeza mu mutima. None nyiramuja agiye kumufata ku nguvu. Yosefu biratubwira ngo amusigira umwenda we, arahunga, arasohoka, ariruka. So wewe ushobora kutagira rero amahirwe. Twari ko turavuga ngo ni gute twakwirinda kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ntabwo ukwiye gutegereza ko uzava mu rugo wangu uje gusura umuhungu muri ghetto kandi uzi ko afise intention yo gusambana nawe. Ukwiriye kubyirinda hakiri kare, ugahunga hakiri kare. Nubwo waba utabizi, kimwe mu bintu bigaragaza imbuto z'umwuka wera cyitwa kwirinda. Iyo ubuze kwirinda nta mbuto z'umwuka ari ufite muri wowe. Dukuvuga kwirinda ntabwo ari ubuswa. Kwirinda ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ubuturage nk'uko abantu babyita. Kwirinda ni imbuto y'umwuka wera. Ugomba mbere na mbere kugira kwirinda muri wowe. Hanyuma nyuma yo kwirinda ukabasha icyo wiyemeje kukigenderamo. None nawe wundi ararikiye ko mukorana icyaha ukabasha kumutsinda, cyangwa se ukabasha gusimbuka iyo mitego yose. Reba Yosefu, umutego wa mbere wo kumwinginga tujyamane, nagukunze bla bla bla, aravuga ati hoya. Ubwa kabiri tujyamane ariko wowe, aravuga ati hoya. Ubwa gatatu none avuga ati none uyu munsi ndagucunga nta bantu bahari, ni by force. Yosefu nawe aravuga ati uyu munsi rero ntago hakora hoya, harakora ikirenge no kwiruka. Ndakora systeme y'ikirenge hano uyu munsi. Systeme y'ikirenge yakoze akazi kwa Yosefu. Bo nawe rero imbuto ya mbere y'umwuka wera yo kwirinda. Uhagurutse gute ugiye gusura umusore muri ghetto? Ugiye kwirigwana n'umusore muri ghetto muri chambre. Urumva ngo muri abarokore, kwirinda wakubuze nyine. Nutsindwa uzaba warubuze kwirinda. Icyaha cy'ubusambanyi ni ikintu gifite ingaruka abantu batamenye cyane. Ingaruka ya mbere nuko cyangiza ubuturo bw'Imana. Biravuga ngo ibyaha byose bindi bikorerwa hanze, ngo ariko icyo cyaha cyo gikorerwa mu mubiri ndani. Kandi bireka ongera ikavuga ngo umuntu yifatanya na maraya ababaye umubiri umwe na maraya. Nukuvuga ufashe urusengero rw'Imana uruhinduye ubuturo bwande
bwamaraye. So Imana ntishobora kukugira ubuturo bwayo mu gihe uri imbata y'ubusambanyi. Ibintu abantu bavyumva. Yego. Urifuza ko ubuturo bw'Imana, urifuza ko Imana itura muri wewe, urifuza usambane n'Imana, ntugomba kwemera ko ubuturo bw'ubusambanyi. Kuko iyo utuje ubusambanyi muri we, Bibiliya ivuga ngo ese ntimuzi ko muri insengero z'umwuka w'Imana uba muri mwebwe? Yes. Ni ukuvuga ino mibiri dufite ni ubuturo bw'umwuka we. Kandi ngo umuntu azangiza urusengero ngo Imana izamutsembe. Ubwo rusengero bavuga si inyubako, uwo mubiri wawe. So nukuvuga muri iyi si hari abantu basambana mu buryo butandukanye. Hari abantu basambana ngo nuguhavinga fani, ngo nukwishimisha. Hari abandi basambana kugira ngo nyene kugwinyungu, kabavuga turajyamana kugwima, yampaye imodoka, yanyishurira inzu, ugasanga umuntu abaye muri ubwo bubata. Urumva abandi ugasanga nyene just bo barabifata ibisanzwe gusa. Biraho ngaho. Ntibumva ko ari n'icyaha, bumva n'ubuzima busanzwe. Ariko Bibiliya itwereka icyo ari cyo ko ari icyaha gusambana. To reka nkubwire, ariko ikintu uretse n'Imana na societe ubwacu ivuga ko ari icyaha, sinzi impamvu abantu bagitindaho. So twebwe rero turavuga ngo ni gute wabyirinda. Tukweretse ikintu cyambere, banza ushireho ikintu bita kwiyemeza muri wowe. Nka bimwe ba Daniel bakoraga bari Babuloni, ngo biyemeje mu mutima kutiyanduza n'ikintu cyari cyo. Ntiyazagira umuntu gushuka ngo urumva ngo ntiwamenya. Hari ukuntu Satani ajya ashuka abantu. Je ndabyibuka nkitangira gusenga, nkitangira nyine kumva niyemeje avuga ngo ngiye gushaka Imana, ngiye gusenga, ngiye gusenga. Umuntu umwe twabana akambwira ati wowe ibyo ngibyo nakariro ku mwanya muto, nzi n'abandi byananiye, nawe uzabivamo. So ikintu cyambere Satani yarakoze, yashaka kumbikamo ubwoba ngo buriya nanjye ndatsindwa nkuko abandi batsinda. None uyu munsi ikintu cyambere, ahantu hambere, step ya mbere yo gutsinda, iyo uri umurokore ukavuga ngo ngiye sinzasambana, barabwira ngo ntiwamenya ivyejo, uyivuga gutyo. Reka nkubwire, ujye uhagarara ku mavu ye, ntabyo nzakora. Yes. Numbara kuvuga ngo ntabyo nzakora rero, shiraho ikindi gikurikiraho cyitwa imbuto yitwa kwirinda. Imbuto y'umwuka yitwa kwirinda. Ushireho ibintu bita kwirinda impande zose kabisa. Inzira zose ubona zikuganisha muri icyo cyaha zikatire. Niba ari amavideo katira, niba ari indirimbo siba, sezerera. Niba ari umuntu bloka kabisa. Niba ubona ari umuntu ufite gahunda yo kukujyana mu busambanyi, siba. Kuko abantu benshi uyu munsi bari gutakaza ibyiringiro, bari gutakaza umugambi w'Imana ku buzima bwabo buri gupfa. None se reka nkwereke umuntu muri Bibiliya umugambi w'Imana wapfuye kubera ubusambanyi. Samusoni. Sinzi ibintu bigaragara. Mwibaze Yosefu muri bazana iyo asambana, uribaza ko amasezerano yari gusohora? Byari kugorana pe. Samusoni kubera ko yishoye muri icyo cyaha. Urumva ibintu byose Imana yamubwiye ko atazakora akagenda abikora. Yapfuye bamunogoyemo amaso. Bas. Nicyo kimwe n'uyu munsi bashobora kunogora amaso, ariko bakagutera indwara, ukahavana ibibazo bitandukanye, bakagufunga, future ukayangiriza gusa, abasore bakagukinira uko bashatse, ugasanga uri kwangiriza ejo hawe hazaza. Nukuri Imana irifuza ko imibiri yacu ihinduka insengero z'umwuka wera. Niba Imana yaraguhaye ubuzima, niba Imana yaraguhaye amagara meza, ikaguha ubwiza bw'umubiri, ikaguha amafaranga, ntabwo ukwiriye kubifata ibyo bintu Imana yaguhaye ngo bihindure igikoresho cya Satani. Ahubwo wari ukwiriye kubikora, ukavuga ngo ngomba guhesha Imana icyubahiro. Kandi igihe nikigera Imana izaguha umugabo mwiza, Imana izaguha umugore mwiza, ubundi uzinjoyinge ibyiza Imana yaremye. Rero twirinde ubusambanyi. Nanone birashoboka ko dukurikiye wenda uvuga ngo ngiye ubusambanyi naragerageje. Ntago twakwirengagiza mukozi w'Imana, hari abantu bagwana na karande zo mu miryango. Nabo bakwiriye gusengerwa. Umuntu yamarije kuba imbata y'ubusambanyi. Bakwiriye gusengerwa kugira ngo iyo migozi icikagurika abantu bidegeye. Kandi noneho kano kantu tugashireho umuco. Nituvuga ubusambanyi ntabwo ari guhuza ibitsina gusa.
urumva kuko hari igihe umuntu aba imbata ya pornography akibaza ko atari gusambanya umuntu akaba imbata avuga sinzasambana ariko nzajya nikinisha kwikinisha deja kwikinisha byo biteye isoni n'ubusambanyi basigaye babishyira no kuri social media biteye ubwoba turi kubagira inama kuko niba unabuze imbaraga zo kubivamo Bibiliya iravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabaza yego wasenga cyangwa ugasengerwa Imana ikaguha imbaraga zo gutsinda icyo gihanda kikubangamiye kugira ngo ubohoke niba uboshwe n'inzira imwe muri zo turimo kuvuga Imana ikubohore mu izina rya Yesu kubera kuri kuriyanduza reka nshyiremo n'aka kantu ngira abantu ngo rega uri umuntu w'igiciro ntabwo uri umuntu w'imyanda ibonetse ari yose umubiri wawe ntabwo ari puberi wo umubiri wawe ni w'agaciro ugomba gutubwamo n'Imana wikingurira abazimu mu mubiri wawe Haleluya wikwemera ko umubiri wawe bagatobero k'abadayimoni wikwemera ko Satani ashaka gukora ubushake bwe ngo akunyuremo wikwemera ko abazimu b'ubusambanyi bagitingira muri wo wikwemera ko abazimu bo kwikinisha bakorera muri wo wikwemera amaso yawe ko akomeza gucogorera muri ibyo bintu by'urukozasoni kuko biri kukwanduza biri gukingura imiryango y'abazimu Haleluya abantu benshi bavuga ngo barakorera mu bintu byose nk'abigize abazimu ariko n'ubundi ni ariko reka turi kuvuga bino bintu byakugira umumaro wamutse ubyitaye ubusambanyi busenya ingo z'abantu uyu munsi hari abantu babayeho bababaye basufura uzi impamvu kubera gusa umunsi umwe umugabo yagiye gusambana akabyara umwana hanze uwo mwana akazakurana igikomere uwo mwana akazakurana ubuzima bubi uwo mwana akazakurana igana na karande kubera icyemezo wafashe umunsi umwe kibi uyu munsi uri kuraproduza uri kuratanga uri kurabyara umwana azababara azakurana agahinda kubera ikintu gusa iminota mike yawe yo kwishimisha wafashe icyemezo kavuga ngo njyewe ntabwo ibi nzabikora so Imana ibaho umugisha mwinshi cyane nagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ndibaza ko hari byinshi twize twese twumvishe rwose ubusambanyi tubuyirinde buhunge bugendere kure nicyo kintu cyonyine gusa cyakubashisha kubonesha nabyo kuvuga ngo njyewe ndakomeye ndi umunyembaraga njyewe niyo nararana n'umukobwa niyo twagera oya ibyo ngibyo uzava ngo ngiye ukoze isoni Satani aho ngaba ari uzi gukoza Imana idufashe cyane rero Imana idushoboze iyemeze mu mutima umukobwa udukurikiye umugabo udukurikiye umusore udukurikiye iyemeze mu mutima wawe kutiyandurisha n'ubusambanyi kandi ni ukuri uzabona umugisha w'Imana kandi Imana izakugira neza nagira ngo ntihagire umuntu azababesha ngo se ngo umuntu ngo yaba adasambana ni yego birashoboka icyo rwose tukivibure tugisubize cyane kandi hari n'abantu batarabarokore adashobora gusambana urumva rero niba uri umurokore usambana hari abantu batarabarokore ahubwo bihaye discipline bakavuga ngo njyewe ndi imfura sinshobora gusambana warushwa gute n'umuntu utari umurokore udafite umwuka w'Imana wowe ukananirwa no kwirinda ubusambanyi rero Imana irifuza ko twese kabisa duhagarikiraho wikwice ejo hawe hazaza wikwice ubusabane bwawe n'Imana urumva ibintu byose uzambanyi bwica wikwice ejo hawe hazaza wikwice ubusabane bwawe n'Imana wikwicira abandi bantu ubuzima wikwicira wibyara umwana wo kuzaruha kandi Imana ibahumugiye reka dusoze hano rero reka dusoreze hano dusenge ndaza gusaba umukozi w'Imana Salvatore adusengere hagarikiraho rwose niba wari wabukinze indege yo kujya Dubai ugiye gusambana kansoringa iyo tike y'indege niba hari boyfriend cyangwa girlfriend wawe mwari mugiye guhura ngo musambane bikansoringe nta mugisha w'Imana birimo uretse umuvumo gusa kandi niba wumva ufite n'intege nke sengana natwe cyangwa se uze no kutwandikira dukomeze dusengane kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwacu kandi Imana iraza kubikora nugira uwo mutima wo gushaka ko Imana ikugenderera Imana ibaho umugisha rero musangize abandi iki kiganiro kandi dukomeze gushigikirana dusengeranire Uwiteka Imana azatugirira neza reka nsabe Salvatore adusengere abadukurikiye abakibaswe n'ubusambanyi
bumva bafite inyota yo kubivamo, Imana ibakize kandi Imana ibabohore. Karibu. Amen. Dusenge Imana ikubohore kuri uwo mugozi w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Nkwibutsa ngo ibyo kigutsinda, hari abandi bagitsinze, hari abandi banesheje ubusambanyi, nawe wamunesha. Apana bo muri Bibiliya, bo muri societe. Ryo ndibuka umukobwa ngeze ko mu buhamya, yanze kujana n'umugabo Dubai, umugabo ari kumubwira turajana Dubai dupase ka weekend tuve nkuguriye imodoka, arabyanga rwose, arabyanga. So nawe wabyanga, hari abantu babishoboye. Nawe rero wamaze kuja munsi y'itegeko ry'uwo mwuka, tugusengera Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu. Turagusengera, nurashaka ukomeze uzatwandikire dukomeze dusengane nawe. Imana ikubore kuri uwo muvumo mu izina rya Yesu. Urubuturo bw'Imana, urubuturo bw'umwuka wera, urubuturo bw'imbaraga z'Imana. Abagukomoka bagomba kuba umugisha, ntugomba gusiga abana b'umuruho, oyaye ugomba kuba umugisha, n'amateka yawe akazaba y'umugisha. Dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, ndasengera umuntu wese udukurikiye aboshwe n'umwuka w'ubusambanyi, uyu mwuka umurekure mu izina rya Yesu. Uyu muntu uboshwe n'uyu mwuka, yaba ari umujene, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, mwana umubohore kuri izi mbaraga mu izina rya Yesu. Bategeka umwuka kumurekura uhereye uyu munsi, iyi mbaraga nikurekure, ubuntu bw'Imana bukubeho, amarembo y'ijuru gukingukire, ubone umudendezo, wakira umwuka wera mu buzima bwawe uhereye uyu munsi. Urubuturo bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ibaho umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Yesu arabakunda kandi abafitiye imigambi myiza. Shalom, shalom. Amen.